Bagize ikibazo dore ko afite moto amafaranga manameze umuntu utarayabona no kuyabona bikagorana. Genera abamotari 45 babigenewe umumotari ngo twara umuyobozi wo ku kagari amujyane bajye gufata uwo muntu twara amasaha 2 ubundi niko wabibara kuko kumanuka yari iminota 40 kuzamuka n'isaha n'iminota 20. ubwo se mu gihe cyudafite imbaraga azabigenza gute? Ntabwo byoroshye kuko yagiye tuvoma hasi mu myaka hasi hari abandi kuvoma hasi ubundi twashaka amazi meza dukora urugendo tukajya kuvoma hariya hirya gusa ariko ku iki kintu urabona iyo bitangiye gutya ati kwitwaza icyaricyo kubera ko ari mushiki wa ministre, niba ari ministre ngirente Minisitiri w'intebe niba ari nde ntiwamenya. Gusa two gutekereza ibingibi ngo tugendere mu yihangire cyane nkuko aba baturage bivuga cyangwa abanyamakuru babivuga bakurikije abaturage bavuga, wasanga ejo bundi ujya gukuyeho wamukuyeho ngo mushiki we yitwaje ibi n'ibi ugasanga iki ntago ahangaha mu Gakenke ariho bambuwe ibishanga byabo bonyine ngo bihingwemo ibindi bintu abaturage bahombe. Ni henshi cyane mu gihugu, ingero ziri ahantu henshi cyane. Iyi ni gahunda ya leta yo kwambura abaturage ibishanga byabo. Ari akarere kariya n'ubwo bavuga ngo ntibabizi, barabizi. Ari imirenge irabizi, ni henshi. Buse hano Kigali ntihari ahantu ubona bahinze ibiti by'amagweja, ntihari aho bahinze indabo se babyambaye abaturage. Ni buse ko batse abaturage ibishanga bahinge mu isukari turayinywa. Ibyo ngibyo rero kugira ikintu kibo urwitwaza hanini, ibi byose biragaragara ntawe utabibona pe. Ni ikibazo kiri mu gihugu muri rusange gikemurwe nk'ibibazo rusange, kandi abaturage babihombeyemo bose bungukiremo. Ni gahunda ya leta iyi ngiyi, ntago wavuga ngo ni iki ngiki ngo yitwaza iki n'iki. Wari wese nyine barabashyigikira abo ngabo bazajya bahombye abaturage banabakinisha ariko ni gahunda rusange. Bakunzi ba channel yacu kuri Ganza ndetse na channel kuri Tsinda, twongeye kubasuhuza aho muri hose, tubabwira tuti amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese. Mukomere rero, twagarutse muri bya biganiro byacu dukunda kubagezaho umunsi ku munsi igihe cyose. Tubasuhuze abari mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba n'uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali mwese. Dusuhuza abanyarwanda bari mu gihugu mwese nyine ndetse n'abari hanze yacyo. Abatwanga n'abadukunda mwese tubahaye ibiganza, kandi tubabwiye tuti Imana ikomeze ibane namwe. Abafite umutima w'urwango Imana ibane namwe, n'abafite umutima w'urukundo mwese ibane namwe, ariko abafite urwango Imana ibiyereke kugira ngo muhindukire. Udahindukira izamuhindukiza, kandi iyo Imana iguhindukije ngira ngo uzi uko biba bigenze. Turi kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda. Ariko uyu munsi rero murabona tugeze mu mpera z'icyumweru. Iki cyumweru cyagiye kirangwa n'ibintu byinshi, ariko ikintu turi bugarukaho cyane ni ibibazo by'abaturage nyine nkuko dusanga tubigarukaho mu busesenguzi bwacu ndetse no hirya no hino mu gihugu. Ariko inkuru wenda tubanjijeho ni izi manza za leta y'u Rwanda mu mahanga. Hano mu Rwanda kugira ngo nari kuretse ko navuga yuko leta y'u Rwanda n'abaturage ngo itsindwa n'iki, ariko noneho ni imanza ziri kubera mu mahanga. Kambanda nageze gukurikira ikiganiro cye avuga muri cya kinyarwanda cye ngo abavuka turi nk'abapfumu, ngo turakurya tukakurya. Ni nabyo abantu bari kuvuga bati izi manza leta y'u Rwanda igende iburana mu mahanga ikazitsindwa, niko nubundi iba iri guhomba amafaranga. Rero abavoka bafata hariya ntekereza ko ari amafaranga menshi atari makeya. Bari abavoka bahari nkuko Kambanda yabivuga ati abavoka turi nk'abapfumu. Kambanda ati abavoka turi nk'abapfumu rwose. None buriya n'uru rubanza rw'ipari rurabatsinze. Ni urubanza ubona rujya gusa hanini n'ibyo abanyarwanda no mu gihugu ubona bakunda kuregwa cyane. Hari ibyo guhakana, gupfobya jenoside, turaza kugenda tubireba. Ariko uyu munyamakurukazi wari warabareze w'umufaransa-kazi rwose arabatsinze ku mugaragaro. None niho urukiko rwagize rwanzuye yuko abatsinze kubera ku byaha bamuregaga. Byari byagenze bite rero? Reka rero twiyibutse uko byari byagenze rero. Ngo n'urukiko mpanabyaha rw'ipari mu Bufaransa rwagize umwere umunyamakuru akaba n'umusesenguzi Natasha Polon rwari rukurikiranyeho icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Turi kwifashisha rero n'ikinyamakuru cyano mu Rwanda kugira ngo
turebe neza uko cyabyanditse n'uko bo bari babibonye. Turareba nyine intensiyo yacyo, cyangwa se niba bashubirije muri iki kinyamakuru, cyangwa se niba bagize gute. Turareba neza nicyo turi kugira ngo twifashishe, turanakuramo neza nuko urubanza rwe rwari rumeze nuko byagenze. Noneho imvano y'ikurikiranwa ry'uyu munyamakuru ni amagambo yigeze gutangaza muri televiziyo France Inter tariki ya 18 Werurwe 2018. Urumva ko harashize imyaka 4. Icyo gihe yavuze ko mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi bitashobokaga gutandukanya ababi n'abeza. Icyo ngicyo nicyo ibi bivuze mu Rwanda. Niba u Rwanda rwarareze iki kintu mu Bufaransa, ubivuze mu Rwanda wabamaze gukatirwa rwose sans suite, ntago rwose naho ngo nta kuzuyaza. Ariko uyu nguyu yarabivuze mu Bufaransa aratsinda. Ahubwo ikintu tugiye kwibaza jurisprudence, cyo bita za jurisprudence, niba jurisprudence zahari zizajya zikoreshwa no ku manza za hano, ndetse hakaba hari n'abafunzwe kubera wenda iki ngiki, nabo bashobora kwitabaza ruriya rubanza bakaba bajurira. Nibyo wenda tuzagenda tureba abanyamategeko nabo bazajya bagenda batunganira. Ni ukuvuga ngo iwe yaravuze ko mu gihe cya jenoside bitashobokaga gutandukanya ababi n'abeza. Mu iburanishwa riheruka tariki ya 1 n'iya 2 Werurwe 2022, Natasha yavuze ko mu magambo ye atigeze ahakana cyangwa ngo apfobye jenoside yakorewe Abatutsi, ariko yemeza ko yavugaga ku byaha ngo byakozwe na FPR mbere, mu gihe na nyuma ya jenoside. Ni ukuvuga ko we icyo yaravugaga ati hari ibyaha byakozwe na FPR mbere ya jenoside, muri jenoside na nyuma ya jenoside. Ati nibyo navugaga. None uru rukiko rwafashe umwanzuro kuri uyu wa 20 Gicurasi, ku itariki ya 20 Gicurasi mwaka 2022, rwasobanuye ko rwabuze mu magambo ya Natasha uguhakana kubaho kwa jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Babuzemwo icyo ngicyo. Umuyobozi wa gahunda z'ibinyamakuru Marianne cyangwa Natasha, nyuma y'uyu mwanzuro yatangarije AFP ko AFP ni ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa, ko usobanuye ko abanyamakuru n'abashakashatsi bagomba gukora akazi kabo, bakavuga uko babonye ibyabaye, bakagera ku ndiba badafite ubwoba bwo gukurikiranwa n'inkiko. Naho Natasha mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter nyuma y'uyu mwanzuro, yagaragaje ko yishimiye kuba urukiko rwamugize umwere, abona ari intsinzi ku banyamakuru ndetse n'abashakashatsi. Yagize ati nagizwe umwere n'urugereko rwa 17 rw'urukiko mpanabyaha rwa Paris. Ni inkuru nziza ku banyamakuru n'abashakashatsi. Ubutabera bwabonetse uyu munsi, ni umwanzuro w'intangarugero. Ibyo rero nibyo Natasha yagize wabaye umwere, nibyo yatangaje akimara kuba umwere ku ibyo byaha yaregwaga. Rero bavuga bati ni ibyaha byo gupfobya jenoside. Mu by'ukuri nibyo rero, gupfobya no guhakana jenoside ngengabitekerezo n'iki ni ibyaha urebye n'imiryango mpuzamahanga yagiye ibivugaho, nka za Human Rights Watch, za Amnesty, zaki bavuga bati uko bagenda babishinja abantu hanini hari igihe ubona harimo ikintu ubona kitari kugaragara. Uretse ko hari n'ukuntu ubona n'ubundi mu buryo buri clair, hari igihe uvuga ikintu gatoya, wavuga ikintu wenda nk'urugero unenze nk'ubutegetsi, bati unenze ubutegetsi bwahagaritse, akaho umuntu ushobora kuza akabishyira muri context yo kuri kunenga ngo ubutegetsi ngo bwa FPR ngo uri guhakana jenoside kuko yahagaritse jenoside. Arabaza babivuga gutyo ugasana mu makomantere biriho, ku buryo abantu batarebye neza ko ngo bigishe abantu ikintu koko kiri cyo kigendanye n'ibyo ngibyo bishobora kuba ikibazo cyo kuba wayobye cyangwa se watera inoza. Ndibuka 2010 niba uwo mwana mana yanjye akibaho, niba yaraje gutsinda, twari turi kuburana mu rukiko i Nyamirambo. Yari umwana wigaga mu Rugunga ku kigo cyari ikigo cya privé kirareba mu Rugunga, uvuye mu Rwampara, mbere yo kugira ngo wambuke umuhanda werekeza mu Rugunga neza. Ni ikigo nibagiye ukuntu bakita, ariko cyari ikigo kiri hafi ya mu Rwampara, uri kureba hakurya Gikondo, kiri hafi aho ngaho. Umwana rero
yaregwaga ingengabitekerezo ya jenoside, yigaga muri segonderi, ndamwibuka umwana twaraganiraga, aranaburana rwose, yaburanaga tugiye twari twicaye aburana. Icyo yaburanaga we yavuga ngo yagiye ngo kunuza niba ari kuri tablo ngo ashushanya, ngo niba ashushanyije ngo umuntu muremure n'umugufi ngo ashyiraho ngo amazuru n'iki. Umwana noneho rero bakavuga bati umwana yagiye ashushanya ibi n'ibi ngo bigaragaze ko ari ingengabitekerezo n'ibiki. Umwana ati nabishushanyirizaga rwose ari ugushushanya bisanzwe, ntabwo ibyo ngibyo nari mbizi. Sinzi rero ko urubanza rwaje kurangira, ntabwo ubwo ngubwo urumva niba yaraburanaga, ntituzi uburyo yasomewe, sinaje no gukurikira ngo menye suite y'ukuntu ibyo byaje kurangira, ariko urwo rubanza rwarabaye. Gusa nyine abantu bararebaga batese kure hasanga uriya mwana ni gushushanya, ushobora gushushanya umuntu ukamushushanya uko ubyumva bitewe nawe ubona n'imaje zikuza mu maso cyangwa se iki. Ibyo ngibyo nabyo ni ikibazo. Sinibuka nabyo, niba nibuka neza wenda muraza kunyibutsa, ni Igitarama nihe, niba baravuga ngo hari umwarimu wavuze ngo abarebera imbere abarebera inyuma bagufi imbere gutyo, ngo nabyo ngo bikaba ikibazo. Urumva ko rero hari igihe umuntu akora wenda nk'ikintu bitewe n'uko ari kubona ibintu nta intention méchante, nta bugome, ntaki, ibintu bigahita ubona bihinduye isura, bigahindukira umuntu bikamubyarira amazi nk'ibisusa. Naha rero uyu munyamakuru rwose ubona yishimye cyane, asa n'uwishimye rwose, ati natsinze urubanza kubera ko bandegaga nanjye ibyaha mbona ntigeze nkora, kuko ngewe ahanini nibanze ku byaha cyangwa se navugaga ku byaha FPR yakoze haba mu ntambara, mbere y'intambara, muri jenoside, mbere ya jenoside cyangwa se nyuma ya jenoside. Ni ibyo ngibyo rero urebye yaburanaga, ni nabyo hano iki kinyamakuru twita bwiza.com tukuyemo iyi nkuru, ndetse sina Bwiza gusa yagitangaje kuko bakuye ibireferiye kuri za Twitter z'uyu nguyu, za Natasha, befera no ku bindi binyamakuru byagiye bisohoka, nuko urubanza rwagiye rugenda nuko rwagenze, kugira ngo babashe gutangaza iyi nkuru. Nongere twibutse rero yuko hari nk'abandi bantu bagenda baregwa ingengabitekerezo cy'amacakubiri n'ibiki, nka Bakarasira n'abandi benshi, ariko urebye uko imanza hano zigenda zicibwa hano mu Rwanda, uko ugiye ukurikira ubona ko uyu nguyu yaza kuburanira mu Rwanda cyangwa se akaba ari umunyarwanda wavuze kuriya, ntabwo yari kuba umwere cyangwa atahe, ahubwo bihita bigaragaza inkiko zano ko zikora. Alors ibi rero sinzi niba ari ikibazo diplomatique cyangwa se niba ari iki, wenda dushobora gusanga utamenya, wenda wasanga u Rwanda wenda rutabyishimira, sinzi niba ari rwongera ugafunga ambasade y'u Rwanda n'Ubufaransa kubera ko batageze ku cyifuzo cyabwo cy'u Rwanda, kuko nirwo rwareze birumvikana, kubera uwo muntu nubwo wenda rukaba rwarakoresheje iyo miryango yabo. Ariko ikigaragara ahangaha nibyo navuga, ni Kambanda yavuze ati amavoka turano turi nk'abapfumu, mwavoka ashobora no kukubwira kandi abona urubanza uzarutsindwa kugira ngo mwinjire mu rubanza yirire cash azirye. Ni ibintu rero abantu baba bagombye kubanza bakarebaho, aho kugira ngo ujye gutsindirwa mu mahanga cyangwa se ibifaranga bibe byinshi byagombye gufasha abanyarwanda cyangwa byagombye kubagirira akamaro, akaba ari ukuntu amafaranga yagombye gukoreshwa mu gihugu akazamura abanyagihugu. Yego kuba babona ko ngo umuntu yakoze cyane iki bakagerageza, ariko burya urakagerageza, ariko nawe ubona nibura urwo rubanza uzese ukaba hari aho warugeza, kuko biriya bihita nanone ari ukuntu byongera kugaragaza indi sura ku gihugu. Nibura uriya munyamakuru ahubwo buriya agiye kugira imbaraga nyinshi zo kuvuga, zandika, kubera ko urubanza urukiko rwamaze kwemeza neza, ruha umurongo neza mu buryo nyabwo. Ibyo yavugaga ahubwo agiye kubishimangira noneho, kandi mbere hari ukundi kuntu wera byari kuzagenda. Hano rero hari undi wanditse ngo mu gusuzuma icyo kirego urukiko rwasanze nta hantu na hamwe umunyamakuru Natasha Polon yigeze ahakana cyangwa ngo apfobye jenoside. Urukiko rwasanze amagambo uwo munyamakuru yavuze yarahawe ibisobanuro bitari byo. Mu gihe cy'urubanza umunyamakuru Natasha yasobanuye ko ijambo niba ari saruds cyangwa se abagome yarikoresheje ashaka kuvuga abayobozi babi no kuvuga ku bwicanyi bwakozwe na FPR imbere ya jenoside, ikabukora igihe yabaga ndetse ikabukomeza nyuma yaho, ko iryo jambo atarikoresheje
ashaka kuvuga abaturage bicwaga. Nicyo rero ahangaha nduzi bari kuvugaho cyane kuri iki kintu. Urabona ko ibinyamakuru uretse Veritas hano mu Rwanda ko iki kinyamakuru cya bwiza.com cyabyanditse kiri hano mu Rwanda kisobanura neza uburyo uko urubanza wenda cyarubonye cyangwa se uko urubanza rwagize, ariko hari n'ibindi binyamakuru byagiye bibyandika cyane cyane nk'ibinyamakuru byo hanze y'u Rwanda. Ikinyamakuru niba ari nde, ni ikinyamakuru ndeza kiri hano hanze cyitwa Veritas Info. Nibyo ra, uretse turaza kureba neza. Nacyo cyanditse kiti umunyamakuru Natasha Poron yagizwe umwere n'urukiko ku cyaha yashinjwaga cyo gupfobya jenoside. Cyo kiravuga jenoside yo mu Rwanda, niko kivuga. Umunyamakuru Natasha noneho kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Gicurasi 2022 urukiko rw'i Paris mu Bufaransa rwagize umwere umunyamakuru Natasha Poron ku cyaha yashinjwaga cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uwo munyamakuru akaba yararezwe icyo cyaha n'ishyirahamwe rya Ibuka rikorera mu Bufaransa rifatanyije n'andi mashyirahamwe akorera inyungu z'ubutegetsi bwa FPR aba mu Bufaransa. Iki cyemezo cyo kugira uyu munyamakuru umwere kikaba kigaragaza ubutumwa bukomeye uru rukiko rugenera abashakashatsi n'impuguke z'amateka ko bashobora gukora ubushakashatsi bwabo kuri jenoside bavuga yabaye mu Rwanda, kandi bakagaragaza ibitekerezo byabo kuri yo mu bwisanzure bwuzuye batikanga kugezwa mu nkiko bashinjwa icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Hano rero ni nabyo Natasha yanditse yuko ko babonye koko igihe kandi n'urukiko rukoze yabyo ni nko kubaha go ahead ati ibingibi murabyemerewe. Nicyo nawe yavuze nk'uko byemezwa n'umuyobozi w'ikinyamakuru cya Marianne. Noneho kuva mu mwaka wa 2017 leta y'Ubufaransa yashyizeho itegeko rijyanye n'itangazamakuru. Iryo tegeko rikaba riha umuntu wese uhakana rihana umuntu wese uhakana cyangwa upfobya ku buryo bugaragara jenoside zose zemewe n'igihugu cy'Ubufaransa nk'uko bikorwa kuri jenoside yakorewe abayahudi. Iryo tegeko akaba ari ryo Ibuka yo mu Bufaransa n'imiryango bikorana nayo yishinjikirije mu kurega umunyamakuru Natasha Poron icyaha cyo gupfobya jenoside. Noneho rero hano urumva ko ari imiryango yari Ibuka France na n'indi miryango igenda yegamiyeho nibo batanze icyo kirego. Ariko iyo miryango ibyo byose ntabwo ari imiryango yihari, ahubwo ni imiryango ibyo byose irakorana na leta y'u Rwanda. Ibyo twavuga tuti rero guhomba cyangwa se gutanga amafaranga muri ibintu nk'ibi ngibi wenda byose bashobora kuba bafitanye ubufatanye cyangwa se ariyo bakoze fundraising cyangwa se n'ibiki byose kugira ngo babashe kubona amafaranga y'umwavoka. Ubwo hari aba bafite amakuru arenze yacu wenze nizo commentaire zibera. Noneho rero hagati ya Habyarimana Juvenal na Paul Kagame n'ubwo niyo byandika ku itariki ya 18 umunyamakuru Natasha Poron ari kuri France Inter yagize icyo avuga kuri jenoside yabaye mu Rwanda. Yagize ati mu by'ukuri birababaje kuri kiriya gihe 94 biragaragara neza ko ari abagome. Niko yavugaga, turi gusubiramo ibyo we banditse hano yavugaga. Biragaragara neza ko ari abagome bari bahanganye n'abandi bagome. Avuga ngo ni abagome bari bahanganye n'abandi bagome. Muri buriya bwicanyi ntabwo dushobora kuvuga ko uruhande rumwe rwari rugizwe n'abatagatifu naho urundi ruhande rugizwe n'abagome gusa. Ibi ni ibyo ni ukuvuga ngo nicyo yaregwaga muri rusange. We yaregwaga ko yavuze ngo ni abagome bari bahanganye n'abandi bagome, ntaho wavuga ngo uruhande rwari abatagatifu runo ngo rwo kuba ari abatagatifu muri rusange. Aya magambo yavuzwe na Natasha Poron niyo yateye uburakari Ibuka yo mu Bufaransa itanga ikirego mu rukiko ko uwo munyamakuru yapfobeje jenoside yakorewe abatutsi. Mu gusuzuma icyo kirego urukiko rwasanze nta hantu na hamwe umunyamakuru Natasha Poron yigeze ahakana cyangwa ngo apfobye jenoside yo mu Rwanda. Urukiko rwasanze amagambo uwo munyamakuru yavuze yarahawe igisobanuro bitari byo mu gihe cy'urubanza.
mu gihe cy'urubanza umunyamakuru Natasha yasobanuye ko ijambo Sarod cyangwa se abagome yarikoresheje ashaka kuvuga abayobozi babi no kuvuga ku bwicanyi bwakozwe na FPR imbere ya jenoside ikabukora igihe yabaga ndetse ikabukomeza nyuma yayo, ko iryo jambo atarikoresheje ashaka kuvuga abaturage bitwaga. Nyuma yo kugirwa umwere, umunyamakuru Natasha Polon yahize ahagaragara itangazo rigaragaza ko yishimiye icyemezo cy'urukiko kumugira umwere. Muri iryo tangazo yagize ati: birashimishije ko noneho dufite uburenganzira bwo kuvuga ubwicanyi abarwanyi ba FPR igihe ni APR bakoze mbere ya jenoside, bakabukora no mu gihe iyo jenoside yabaga ndetse bakabukomeza na nyuma yaho, kandi ibyo ntibyitwe guhakana cyangwa gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Urubuga rwo gusesengura amateka ya jenoside y'abanyarwanda rugomba guharirwa abashakashari, banditse abashakashari ko n'abashakashatsi. Turimo turasoma abahanga mu mategeko mu mateka y'abanyamakuru, nta terabwoba ryo gushorwa mu manza ribashyizweho. Hano munsi hakaza rero gukogira hakaza iryo tangazo. Leta ya FPR yabujije abahanga banyuranye mu gukora ubushakashatsi kuri jenoside yabaye mu Rwanda, kuko mu itegeko inkotanyi zishyiriyeho rihana jenoside zashyizemo ingingo ivuga ko umuntu wese uvuga inkotanyi zishe abanyarwanda aba apfobeje jenoside yakorewe abatutsi. Itegeko rirahari. Ikibazo gikomeye, impungenge zikomeye kwibaza kuri jenoside y'abatutsi nuko FPR inkotanyi yiyita abatutsi nyuma ikaba yarafashe ubutegetsi itsinze abahutu. Numva ni ibintu ninuza ndende, ariko iby'ingenzi ndumva twabisomye hejuru. Biragaragara neza ko urubanza rwa Natasha ruzifashishwa no mu rubanza niba ari Sylvie yarezemo umushakashatsi Dr Charles Onana, nawe ushinjwa ibyaha byo gupfobya jenoside kubera ibitabo yanditse kuri yo. FPR n'abambari bayo bagomba kumenya ko ndumva ari ibyo ngibyo muri rusange twari turi gusoma nayo ko iki kinyamakuru Veritas Info. Dusomye bwiza.com, dusoma Veritas Info, ni ibyerekeranye n'ibi ngibi. Aho rero hari ku ruhande rw'urubanza, reka twigire ku bibazo by'abaturage nuko twari turi kuvuga ahanini ku bisa naho birangije cyumweru cyangwa se ukwezi, yerekana nako si n'ukwezi birangizanyije n'iki cyumweru. Ahangaha hari imanza ni nyinshi, cyumweru cyagiye kirangwamo ibintu byinshi. Twumvise bya Paul Rusesabagina, aho urukiko rwa Amerika rwemeje yuko bagomba kugira gute, bagomba kugira ku urubanza rugomba kuba, kandi bakavuga ko Paul Rusesabagina yashimuswe. Bavuga ati Paul Rusesabagina yarashimuswe. Urumva rero ko ibintu bikomeje kuba agateranzamba. Hano reka twizamukire mu karere ka Gakenke mu baturage, n'ibyo ngibyo n'ibyari biri kuba mw'iki cyumweru. Nibyo tuvuga tuti abanyarwanda buriya turababaye. Abanyarwanda ni ibibazo, ariko abanyarwanda dukeneye amahoro, urukundo, ubutabera n'umurimo kugira ngo tubeho neza. Hano rero tuzamuke mu Gakenke. Akarere ka Gakenke ni perefegitura ya Ruhengeri. Ari ni akarere nyine, ni icyahoze ari Ruhengeri ku nama Amajyaruguru. Hano harimo ibibazo byinshi tugenda tugarukaho akantu ku kandi. Hano hari abaturage bo mu Gakenke rero bafite ikibazo cy'amazi meza. Kuyabona kwacu bisaba kuyakura hasi mu misozi. Cya gihe hakagombye kuzana ibyo kurya, bigasaba ngo uzamukane ibyo urya n'amazi, hagati aho bikaba ngombwa bigatuma umuntu avunika. Byatwara amasaha 2 ubundi niko wabibara, kuko kumanuka yari iminota 40, kuzamuka ni isaha n'iminota 20. Ubwo se mu gihe udafite imbaraga azabigenza gute? Kumara igihe gutoga birashoboka rwose. Umuntu ashobora ngenda nge sinarantoza ngo bishoboke, ariko hari umuntu ushobora kumara n'iminsi 3 nyine 2 gutyo.
kirakaze cyane biratugora ikibazo cy'amazi nicyo kituremereye cyane ariko koga ni intambara koga si urumva nyine n'ikitonderwa none se ko wakoga wabonye amazi utayabonye 100% urumva wakoga 100% usa neza bigora cyane rwose kugira ngo boga kuburyo umuntu ashobora kumenya isirene gatoga 7 se nk'itatu bandi bafite imbaraga nkeya bari gito kugira ngo ubashe kuba mwabona amazi meza kubona amazi meza byasaba nk'amasaha 2 amazi ntabwo byoroshye kuko iyo kuvoma tuvoma hasi mu miyaga hasi hariya abandi kuvoma hasi hariya ubundi twashaka amazi meza dukora urugendo tukajya kuvoma hariya hirya ku murenge ni ugukoresha amagare urebye ni nk'isaha kandi igipira kigera hano kiri mu mafaranga 200. urugero hari igihe umuntu aba yagiye guhinga kubera ikibazo cy'amazi yataha kubera ikibazo cy'amazi ugasanga ni ikitonderwa kurya bikagora ugasanga wenda umuntu ariye nka rimwe ku munsi kubera ikibazo cy'amazi icyifuzo cyacu mudusasiye namwe niba muri intumwa mwatugezeho amazi meza karemano mwaba mukoze cyane niba byashoboka icyifuzo ni uko twabona amazi hafi kugira ngo nibura nta abantu baremerewe baba bafite intege nke nabo nibura babone utwo bakaraba n'ayo kunywa mbese byose bikagenda neza ariko umuntu abonetse ari amazi kugira kubasubiza mudufashe turakorana kandi dukorana neza ariko nshaka kugira ngo naho mugeze ni byiza gukorera abaturage ubuvugizi ariko mu gihe murimo mubakorera ubuvugizi umuntu atwigishiriza abaturage ubwo mbuze amazi navomaga muri metero 500 sinjya muri metero 800 ndamara iminsi 10 nakarabye ni ubuzima bwe sibyo icyo mujye mudufasha mu batwigishiriza ahubwo rero icyo nashakaga gusubiza nicyo ngicyo ku kibazo cy'amazi ico abaturage iyo urebye ubona ukuntu bafata igihe kinini cyo kugira ngo babashe kugira gute babashe kugenda bagiye kuvoma amazi bavuga ko bafata igihe uko mubyumvise bafata igihe kingana n'amasaha ngahe abiri n'igice bagiye kuvoma fata urugendo rw'amasaha 2 cyangwa 2 n'igice ugiye kuvoma nubwo yaba isaha ugiye kuvoma amazi baravuga bati ntitwoga ari n'igihe tumara iminsi 2 hari n'igihe tumara 3 meya we yagiye gusubiza ati kubona umuturage amara iminsi 10 ataranoga yavuga bati turoga iki urumva ko hoga umuntu ukomeye ni ikintu twibaza rero tuti iyi myaka ibaye myinshi FPR ifite ubutegetsi ariko bufite icyo bita igenamigambi cyangwa se imvugo ivuga ngo mu mwaka wa 2024 uyu mwaka ni nkaho uburangiye wagiye umwaka ubu nuba ngo 2024 bizaba ngo amazi meza yarageze ku baturage bose imishinga ntizanka imishinga ya Karisimbi mu gihe tukibona mu Rwanda none se mubona mu kibazo cyo mu majyaruguru hari amavunja hari umwanda ubona amavunja turuka kuki none se waba utoze utabonye amazi urumva ugiye kutuzana no kurwana kugira ngo adutekeshe igihugu kidafite amazi rero uzafata n'ingendo kugira ngo ujye kuvoma urumva ko ari ikibazo hano none mu karere ka Gakenke tujuru hazamo ikindi kibazo nanone cy'abamotari hano ndabibona ku bamotari bavuga ko batwaye intuza batwaye abanyamabanga nshingwabikorwa buri kagari kabaga gafite umuntu uri gukorana nako n'abandi bagenzi banjye batari hano mu busanzwe umurenge ntabwo ujya upfa kwishyura abamotari iyo ukoranye nabo niyo wajya ufata igisambo utwaye dasohora moto yaba yagize ikibazo dore ko afite moto amafaranga manameze umuntu utarayabona no kuyabona bikagorana ni ibintu biba bigoye nta n'umumotari ujya upfa gukorera ku murenge nta muntu ujya ubyemera niyo yakuba gatatu ko aho bagira ahantu abo bose bavuga ko nta esansi bafitemo kijyanye n'amadeni badufitiye muri covid
hari igihe cyageze bakajya bajya gushakisha abantu mu byaro batikingije, noneho baza gushaka akarere kaza gukora noza bije yo kuvuga ngo bafata amafaranga bagenera abamotari 45,000 babigenera umumotari ngo ajye atwara umuyobozi wo ku kagari amujyane bajye gufata uwo muntu utarikingije mu kigize. Ibyo turabikora, noneho batubwira ko tuzishyurwa bitarambiranye. None twarategereje, twarahebye, twishyuje batubwira ko tuzajya kwishyuza ku kagari bakatubwira ngo turabijyanye ku murenge, kandi amakuru agenda yumvikana, bagenda bavuga ko amafaranga yabyo yaje, ahubwo sinzi impamvu bose bajya baduha agaciro bakamenya ko turafatanya. Procedure z'amafaranga burya ziba zifite uko ziteye n'abayohereje. Icyo gihe kuri RBC no gukingira batwara abagitifu b'utugari nibo bakoranye kontara, ariko kontara zikazishyurwa ku rwego rw'umurenge nawe wabonye amafaranga uturutse mu baterankunga. Niyo mpamvu rero niba ariko ntabwo bahamagaye, icyo yabasabaga ni ukwihutisha procedure, umumotari akabwira gitifu w'akagari bakoranye kontara, hanyuma akandika urwandiko rwishyuza akabigeza ku murenge, hanyuma umurenge ukabishyura. Ni ba secrétaire executif b'utugari kugira ngo babashe kugira gute, babashe kujya mu bikorwa byabo byo kurwanya covid. Ni muri kiriya gihe cya covid babashe kujya gukemura icyo kibazo bagira butari ko abamotari bafata igipatane nko gupatana. Ariko na n'ubu abamotari baravuga bati banze kutwishyura. Hari ikintu twibaza, leta iyo igiye gufata nk'umuturage kugira ngo izamwishyure, imwishyura zahise, ikamwishyura byabaye ingumi. Nk'umumotari ni umuntu udeya, uzareba abanyarwanda benshi bakorera amasosiyete runaka akabambura, bakorera iki ngo umuntu yabambuye. Nigeze kubona hari n'abanyarwanda bari kurira, ariko birababaje cyane. Hari umugore nabonye ahantu ni Kicukiro ari Agahanga kwa Rutubuka uriya wari gitifu wo mu murenge wa Kigali, akaza kujya kwimurirwa ni Shyorongi, ubu ngubu bageze hariya mu murenge wa Gahanga. Rutubuka rero niba ari Emmanuel Rutubuka, umudamu nabonye ubabaye cyane, watewe inda n'Umushinwa, ngo yari afite imyaka 17 abatekera. Umushinwa ati ngewe nutazana ngo turyamane ndakwirukana mu kazi. Uko byagenze urumva ko byarangiye, urumva ko byabaye ingufu, amwirukanye. Ariko uwo mwana yavuze uburyo yirukanswe, uburyo asiragizwe, uburyo yagiye ku mushinga, uburyo ngo ajya ku nzego, niba ngo yaragiye no kuri RIB ngo bakamubwira bati mbego kabona ko nta kintu avuze. Kampani uwo Mushinwa yakoreraga nakoramo irahari. Twumvise uburyo bahamagaye bati uwo muntu mbega umukobwa, twumvise n'ikinyamakuru cyagiranye na bikiganiro kivuga uburyo cyanahamagaye aho ngaho, ariko bakabarindagiza n'iki, ku buryo n'umukobwa ngo byagezeho, niba ngo byagezeho ntanemerwe no kugera aho ngaho. Ngambwira ni bande batera abana b'abakobwa inda hano mu Rwanda? Ni Abashinwa. Ariko abanyamahanga nibyo twavuze, hano mu Rwanda baraza bakica bagakiza bagakora icyo bashatse. Ni bande babambye abantu ku musaraba iriya? ngo ni Abashinwa. Ni bande bakoze ibingibi bavunyana imigongo? ni Abashinwa. Ni bande bateye ubukobwa? ni Abashinwa. Abo bose abo banyamahanga. Kandi ikibazo turi mu Rwanda bavuga ngo mugabanye imbyaro n'iki, ariko ugasanga umunyamahanga aje gutera inda umwana w'u Rwanda, umwana akazasigara no yo kutazanamenya niyo se yarengeye, ntazanamenya na se, nibura wenda n'umunyarwanda kuwunda bavuga ati dore so nguriya niya komoka niki. Ariko uzo umunyamahanga gukora ibyo ngibyo, ikibazo no kibongaho uko kurebera niba yarareze kubera iyo kampani itakurikiranye ngo irebe uwo muntu wari, kandi waranavuga ati wasanga nagihari bakaba kimumisha, kuko nukurikije uko ngo yanahamagaye umva ko ari ukuntu bamuhishira. Ni minera. Ariko urebe ba Prince Kid bande bari gufungwa ngo barasabye ngo ku bintu ngo baraterese, akagenda agafungwa, akaba na wa mukobwa nuriya niba ari Elisa niba ari nde nawe ngo wakoze ibicyo baryamye kuri sima, mu gihe umuntu wateye abana inda ari abana ari mineri, ngo kuko ari umunyamahanga akorera kampani, afite kampani y'ubwubatsi no ngo nta wamukoraho. Wumva icyo kintu ukuntu kimeze.
urumva ibyo bikorwa abashinwa bari gukora, ariko nibyo twavuze tuti abanyamahanga. Nibyo rero turi kuvuga tuti abantu bari kuvuga ngo nabimukira ari kuzana mu Rwanda, uretse reka tubitega amaso, keretse FPR nizaba itakiri ku butegetsi, naho ubundi nizaba ihari rwose sinzi. Hano mbona ari igihe kizagera tukabura ijambo burundu, kuko icyo kintu gihita kikwereka kugira ngo umuntu ubuse ni ukuvuga ko batabirebye ko ahantu uwo mwana uwo mukobwa atuye ntibarebaga bakavuga uti uyu nguyu ubyaye umuzungu, we nzi ko bakora iperereza baba banabizi baranabizi, afite n'imyaka ingahe ngo bamusange, wese uwo muntu iyo nda wayitewe nande yaroro. Hano rero twari turi ku icyo kibazo cy'uwo mwana, ni utuntu twinshi twagiye tuba hano twinshi cyane. Hari aho nabonye muri za nzu z'Inyarutarama aho bari kubaka abantu biga bavuga ngo Kigali irubatse ngo imeze neza ngo iraryoshye, ngo amazu, ariko ikintu kibabaza abantu bubaka ayo mazu bameze bate? Murubaka mukubakira abandi mizu, ariko ikintu kimaje ni umuntu bamennye umutwe, yari aryamye agaramye nka hariya, bamumennye umutwe. Kubera iki? Kubera ko ngo yarariye ibirayi ku mafaranga niba ari 200 gusa, yarariye ibirayi baravundagurana, niba atari yishyuye, niba atarafite icyo yishyura. Reba izo nzu wumva naho hantu n'abantu bahakorera bajya kumenera imitwe ku mafaranga 200 gusa. N'uwari wicuruzaga aho ngaho umwana nawe ngo baje kujyana ngo ari gucuruza ngo mu buryo ngo butemeye n'amategeko. Nabonaga abantu bashinzwe irondo bikagashije, ese w'abanyerondo umwe mutwara umuntu ngo ari gucuruza ngo bitemeye n'amategeko, ari kwishakira amafaranga kuri chantier. Mu by'ukuri ikintu twagombye kumenya nabyo, n'umunyerondo ugiye kureba n'igihe wasanga sinzi niba haraje amategeko abagenga, nabyo ubwo buriho nabwo kuba ari ukwidefanda kugira ngo udefande igihugu n'ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe, kuko uwo nguwo uri gutwara ngo nuko ngo yacuruje ngo afite akantu, niwe uzaza kwaka ya mafaranga y'umutekano n'iki. Nibyo rero twari turi kuvuga, aba bamotari barabambuye ari leta. Uzarebe iyo wasibye ukwezi utishyuye amafaranga y'umutekano, utishyuye amafaranga y'ibishingwe, utishyuye umusoro wa leta, urebe ukuntu bakugira. Ntago bishobora kukorohera, bishobora kukubyarira amazi nk'ibisusa. Ariko urebe abangaba igihe bamaze batabishyura, igihe cyose bamaze, kandi bazi ko bagomba gutunga famiye zabo. Nicyo ngicyo rero. Hano rero nicyo twavugaga aho ngaho mu Gakenke. Ariko hari ikindi kintu nabonye ahangaha nanone mu Gakenke wavuga ko kidasanzwe ku mugore. Bavuga niba ngo ari umugore ngo niba ngo ari mushiki wa Premier Ministre, niba ari iki, nawe ngo wambuye watwaye ibishanga niba ari ibishanga by'abaturage. Reka dusubire mu inkuru neza, nabyo turareba, urebe aho abantu bicwa n'inzara, abantu bamazwe n'inzara kubera abanyabubasha. Nibyo nababwiye, igishanga kikaba gifitwe n'abantu barenga 1000, umuntu umwe akaza akagitwara ngo aje kugihinga. Ntuzabira ibintu barya ngo germanium, ngo muhinga germanium, abaturage bagahinga bagategereza ko bazishyurwa bagaheba, kandi bahahingaga ibirayi cyangwa se ibijumba n'imyumbati n'ibiki byose kugira ngo babeho, ariko bikarangira bitese. None rero abaturage bahinga mu gishanga cya Gako cyo mu murenge wa Muhondo, akarere ka Gakenke, mu ntara y'Amajyaruguru, bavuga ko uwitwa Nyirangwabije Tereza ari nyirabayazana w'ibibazo n'igihombo bamazemo imyaka 7. Ibaze imyaka 7, s'il vous plaît. Ngaho nawe umbwire. Noneho Nyirangwabije bavuga ko ari mushiki wa Minisitiri w'Intebe, abifashijwemo n'abayobozi ngo babategetse guhinga igihingwa cya germanium. Obuse ngo nta wamukoraho ngo nta ushobora kumukoraho, ngo niyo bamuvuza abaturage rwose baze nawe imyaka 7 aba baturage bari gukorerwa ibi ngibi, bakaba badashobora kugira gute, bakaba badashobora, nta kintu na gitoya bavuze. Ngaho mumbwire ngo nuko ngo ari mwene wangu wa Minisitiri w'Intebe, mushiki wera w'Intebe, ayifashijwemo n'abayobozi ngo babategetse guhinga igihingwa cya germanium, kikaba kimaze imyaka irenga 7 cyaraheze mu mirima, mu gihe iki gishanga cyari igicumbi cy'umusaruro w'ibihingwa byoherezwa hirya no hino mu gihugu. Urumva ko bararyaga bagasagurira n'amasoko yo hirya no hino mu gihugu, ari Kigali ari hehe hose, ariko ngo germanium imazemo imyaka 7 nta n'ikintu baranabona cyerekeranye n'umusaruro waho ngaho. Noneho abaturage baganiriye, ndabona ikinyamakuru byagiye bihitaho, byahise kuri ibinyamakuru bigiye binyuranye no mu Rwanda,
abaturage baganiriye rero n'iki kinyamakuru bavuga ko bakeneye gukorerwa ubuvugizi bakabasha gusubira mu buzima bwabo busanzwe butarimo ubukene no kubura ibyo kurya kandi bitari byari bikwiye, bitari byari byigeze bibaho. Nibyo rero tuvuga tuti ese ikibazo mu Rwanda gihari, FPR yateje abantu inzara ku bushake, ni ku bushake. Ntabwo ushobora gufata ikintu rwose uri umuntu utekereza ngo uri meya, uri gitifu w'umurenge, kagari, imidugudu n'ibiki. Yego n'abaturage nabo sinzi niba twavuga tutabigiramo irahare, kuko siniyumvisha ukuntu umuturage ashobora kurebera yicwa n'inzara nk'ifi, ari akanuye nk'ifi mu murima we, rwose areba gutya gitifa yakirukaga mu nzego zose, inzego zakanamije abaturage mu buryo bugaragara. Nta kirya nagira gute imyaka 7 yose. None abaturage bahinga mu gishanga cya barataka inzara, bavuze ko batewe n'iki gihingwa. None bavuga ko ubusanzwe bari baratangiye guhinga ibigori muri iki gishanga, ubwo bakuragamo ibijumba, ibigori bitangiye kubatunga basabwa kubihagarika ngo bateremo igihingwa cyitwa germanium. Ni igihingwa rero ngo gihumura n'iki sinzi kivamwe imibavu n'ibiki byose simbizi, kubera ikize bagize gutya, ariko ntibibyara imyaka 7 ikabishize barashize. Umwe mu baturage rero utashatse ko hatangazwa amazina ye ku mpamvu z'umutekano we, yagize ati wumve, ni ikinyamakuru turi gusoma hano, kubera ko ku mpamvu z'umutekano we, kubera ko aramutse amazina yatangajwe bamurabivu bande abayobozi baho ngaho. Ibi bishanga byari iby'imiryango, urumva, ibi bishanga byari iby'imiryango birukanywemo ibijumba, noneho habaho guhinga ibigori, birukanyemo ibijumba, noneho habaho guhinga mu ibigori. Batugiriye inama babidushishikariza ibigori, ubwo urumva birukanyemo ibijumba bahingamo ibigori, babagira inama nyine babifashishikariza ibigori, turabihinga biradutunga. Bamaze kubona biduteje imbere barabihagarika ngo batere germanium, ngo ni imihumuro, ngo bazajya baduha ikiro ku mafaranga 200. Urumva abaturage bo baravuga bati twarakoze dutera imbere pe, kubera kwihingira ibigori byacu. Babonye umuturage uvuga uti rwose mumbabarire kubw'umutekano wanjye, ntago ndi buvuge ntimuvuga amazina yanjye, ibyo mvuga mu byandike gutyo. Babonye turi gutera imbere, yerekana ko nawe ubwo avuga ati abategetsi ntago bashaka yuko dutera imbere. Urumva baratubwira bati ibyo bigori mwe mubihagaritse muhingemo germanium, ariko ibaze kugira ngo uranduza ubuza abaturage guhinga imyaka yakabatunze, ukabazanira igihingwa ubizi neza kutazagira icyo kibamarira, ngo ni imihumuro, ko kumbwira imyaka 7 igashira. Kwa Abanyarwanda umva baravuga ngo uzaribara cyangwa ngo ubari ijoro. Maze ikintu kibabaza rero, ngiye mbona nta rubanza FPR ifite, nta rubanza ubu ngubu yagombye kugira rwose, urubanza rwayo rurikase kwibi bikorwa ikorera abaturage, kuko c'est visible, ni ibintu bigaragarira n'amaso y'ubwayo. Yakagombye rwose kwirirwa itarashya imigeri ngo ivuga ngo ikigo ivi na ivi. Ibi ni ibintu bigaragara. Umwaka wa mbere abaturage ntibishyuye bahinga mu igihingwa, uwa kabiri ariko uribuka ko imyaka 7 ari manda y'imyaka 7, uwa gatatu, uwa kane. Ese nta nubwo tuvuge uhinze igihingwa bwa mbere wenda cyerera amezi 3 ukabona nta kintu abantu basaruye, kikiyongera 3 ukabona nta kintu basaruye, kuko uretse kuba ufite gahunda yo kubamarisha inzara, ikindi gukora ni igiki. Noneho rero biduteje imbere barabihagarika ngo batere germanium, ngo ni imihumuro, ngo bazajya baduha ikiro ku mafaranga 200. Noneho rero uyakomeza avuga ko babihinze bashyizemo umwete, ibyo bihingwa bagomba kujya basarura mu mezi 3, ariko cyabatunguye nuko babihinze kabiri byumira mu mirima. Barahinze bwa mbere byumira mu murima,
bahinga ubwa kabiri byumira mu mirima, bagategereza ababagurira baraheba. Reka mbaho mbayasetse, wenda reka akantu tube dushyizeho akadomo gato turakagarukaho. Ibi bintu iyo mbyibutse mbona ibintu bya FPR uko yafasha abaturage bimeze nka Bakame n'impyisi, bimeze nka Bakame n'impyisi. Niba mwarigeze ndumva uwo mugani mwarawusomye. Bakame, niba ngo ni Bakame, niba niwibuka neza umenya ari kera tuba tunashaje ahari. Bakame irimo impyisi umwenda, yarariye umwenda w'impyisi. Bakame uko ije kwishyuza, nako impyisi uko ije kwishyuza Bakame. Bakame uko yari ifitiye urutoki, ifite icyuzi cyayo, impyisi ije bwa mbere irabanza ikubita icyo bita umusosi w'amafi yayikarangiye neza. Impyisi iriyeho ku ifi inanyweyeho inuriwe, Bakame ibi bintu ko ari byiza. Bakame ati ntago bizi wowe, ahubwo nta bindi urabona. Impyisi irataha yibagirwa icyayizanye ko yaje kwishyuza umwenda. Impyisi igaruka ati Bakame noneho uyu munsi ntari bunjira, agomba kwishyura, kunyishyuza. Nuko nguko rero atagomba kunyishyura Bakame. Finaro impyisi hageze Bakame isanga rwose yenze ya nzoga y'umwikamire, ya nzoga nyayo itagira amazi iryoshye. Akubise impyisi rero iti Bakame rwose uyu munsi ntago nciye kurangije. Ati ndakwishyura, icara hariya humura, fata agatebe ahubwo. Bakame rero izanye igicuma ikubise impyisi, impyisi iranywa itangira iseka neza. Noneho Bakame rwose ibi bintu bikura he koko? Mbwira ukuntu bya bintu wamaye mbere n'ibi ngibi ubikura he? Bakame ati rero ati se wowe ntago ufite insina? Ati ndazifite. Ntago se ufite umusozi hariya hose? Ati ndawufite. Genda ziriya nsina zawe uzitemagure, amakakama avuyemo, amakakama n'amazizi, bira bintu ubona bishongonuka bivamo, utega akabindi wuzuze, ugenda utereke hariya nk'icyumweru uzabibona. Ikindi kandi ugenda ukundagura uriya musozi wose, ukundagura ugire gutya, amafi biriya bintu njya ngo naguhaye bizimezamo. Impyisi ntiyibutse no kwishyuza. Impyisi nyine ubwo yarirukanse iragenda, irirukanka itemagura insina zayirararika, amakakama so gushyira mu ntuza. Rero irongera ikundagura umusozi n'iki ngo itegereje ko amafi azizanamo, iraheba. Inyweye cyagiye Bakame yayibwiye inyweye kuri bya bindi yataze, yumva birayikonoshora hano. Iragaruka ati Bakame warambeshye noneho ntuncika. Ngira ngo ukuntu byagenze, murabizi impyisi Bakame impyisi ifata Bakame ikayikubita mu gafuka ikadinangira. Uko byagenze, impyisi yibagiwe urujigo ikirukanka igasubirayo mpaka Bakame ihamangiriyemo ingeragere bakaba ariyo baroha. Umva ibyo bintu neza gusa nuko ari imigani. Burya imigani ibaho kugira ngo itwigishe, kugira ngo ibyo ngibyo uwo mugani bawita ngo ni uburyarya bwa Bakame. Abantu rero abantu bigira Bakame ku bandi, ariko muri rusange bagafata abantu nk'aho ari abantu badatekereza cyangwa abantu b'impyisi, nk'uko Bakame yari izi koko ko iyo mpyisi irayigenda yihenda ubwenge. Ariko twebwe mugomba kumenya ko Abanyarwanda tutari impyisi, turi abantu kandi abantu batekereza. Nubwo ubikora bari abaturage bakubaha kubera ko babwiye ngo bazuvuga n'iki wenda hari abataba babishaka, ariko ukabashyiraho igituza wumve ko n'umuturage avuga ati nubwo mbivuga ariko kubw'umutekano wanjye ntimuvuga amazina yanjye mwoka byaramwe. Murumva rero ko ibyo bintu ari ibintu bitoroshye kandi bikomeye. Noneho rero ngira ngo ibya Bakame n'impyisi murabyumvise, reka twikomereze abantu bigize ba Bakame mugani. Noneho rero uyu akomeza avuga ko bahinze nyine icyo twakivuze, ibi ngo byabayeho kugeza ubwo icyorezo cya COVID-19 cyateraga. Babonye imibereho irushaho kubagora, bigira inama yo kujya guhingamo rwihishwa ibihingwa bifuza, ariko abayobozi babimenye barababuza, barabyanga. Ariko nyuma ba nyir'uruganda barabahagarika babashinja kwibasira igishanga. Urumva kandi mbe ko icyo gishanga byari y'abaturage. Undi muturage nawe wasabye ko amazina ye atagaragara avuga ko ubundi igishanga bakezagamo ibihingwa bitandukanye byatumaga
imodoka zijya gupakirayo umusaruro wabo muri buri munsi, aho nta muturage wagiraga ikibazo cy'ibiribwa cyangwa ngo abe yabura uko yajyana umwana ku ishuri. Ngaho mbwira, igishanga gitunze abaturage gutyo gituma abana bararya, abana baranywa, abana barajya ku ishuri, umuryango urabaho neza, warangiza ukajya kubacuza ibyo bintu ngo urajya gushyiramo ibyatsi bitazabagirira akamaro. Voilà, dore ngiyo FPR twirwa turirimba. FPR umuryango w'abanyarwanda ngo waharaniye kera kuzagira gutera. Hariya kuvuga ngo hariya bavuga nge ntago mpemera pe, kuko ntago ibyo iri gukora ari ukurengera abanyarwanda, ntago ari ukurengera abanyarwanda. Yagize ati mbere washoraga urutoryi tugasuka hariya, imodoka zikaza gutwara ugacyura amafaranga 200, amafaranga 200, abana bakiga. Muri make twe nta kibazo twari dufite. Noneho umunyamakuru yasanze mu murima ahinga, yasabye ko amazina ye atagaragara mu nkuru kubw'umutekano we. Yatangaje ko igishanga bagikuragamo umusaruro ku buryo ari cyo cyari kibatunze ndetse bakabasha kwishyurira abana. Uyu mugabo avuga ko mu myaka 7 ishize bahuye n'ingaruka zivuye ku kuba barategetswe guhinga igihingwa kikabahombera kugeza n'ubwo batangiye kwicwa n'inzara, ndetse n'abana be 2 bakava mu ishuri kubera ko ataragishoboye kubishyurira. Ngaho mbwira umuntu barahingaga bakishyura abana, nimurangiza ngo abana bose nibige education pour tous. Uretse ko ne education pour tous nariko niyibaye pour tous emploi iba iyabande, ngira ngo ntigera kuri bose. Bityo bagasaba kurenganurwa kuko bamaze igihe barabuze kivugira, kuko nyiri kubasaba guhinga germanium ari umuntu ukomeye nk'uko babivuga, ari nabyo byatumye bamwe basaba kurindirwa umutekano ngo bitazabagiraho ingaruka. Urumva rero uyu muntu rero turabona umuntu arimo arasobanura kurenganurwa, asaba kurenganurwa ngo kuko abana be ba mu ishuri bari baragize gute. Noneho rero agira ati akarengane icyo gashingiyeho nuko nyiri kubihinga ahari n'uwo bakorana, nukuvuga nuvuga rikijyana, abantu bavuga rikijyana nyine. Ubwo rero niyo mpamvu twebwe tuvuga ibyacu bigapfa ubusa ntibyumvwe, nuko batinya bene byo bo hejuru twavuga bigapfa ubusa. Nibarangiza ngo bamureke yariye ruswa, ngo nde yariye ruswa. Ibi ngibi nabyo bazavuga ngo ntago bari babizi, ngo imyaka yari ishize. Ubuse rese ubundi ruswa n'iki cyangwa iki? Ikene wabo ni ihohotera. Ifata ibintu byari bitunze abantu amagana n'amagana ukamaza imyaka 7 abantu warabicishije inzara nta uhumeka nta nushobora gukandagiramo. Ngo mbwira uwitwa Gasherebuka Leonidas avuga ko bazana igihingwa babijeje ko bagiye gukira, ariko birangira icyizere kiraje amasinde. Kugeza ubu imyaka 7 ikaba ishize ntacyo babona. Akomeza avuga ko yitabiriye ubu buhinzi ariko bikarangira bibateje ubukene n'igihombo. Ati nari umuhinzi w'intangarugero w'igihingwa cya germanium, bakikizana batubwiraga ko ari igihingwa kigiye kuduteza imbere. Reba imyaka 7 kuva igihe twatangiriye iki gihingwa kugeza n'uyu munsi tubona ibintu byose ari amanyanga tubishingukamo. Gasherebuka rero avuga ko banakomeje kubeshywa ko nubwo bagize igihombo bazahabwa insimburamubyizi, ariko imyaka ikaba ibaye 7 ntacyo barabona. Ngo abayobozi batinya mushiki wa minisitiri w'intebe kuko kugeza n'ubu basabwe guhinga umucyayicyayi. Ibaze noneho ngo basabwe guhinga umucyayicyayi.
muri cya gishanga. Ariko mushiki wa minisitiri w'intebe ni minisitiri w'intebe ninde umereye n'aba bantu? Mushiki wa minisitiri w'intebe wamaze abantu ni mushiki wa minisitiri ni koko ufata abanyarwanda kuriye ko yiboneye leta ngo imure, ariko ze ni leta yandi, reka tubyihorere da. Biba bigaragara nyine ngo guhinga umucayicayi nawo batizeyemo umusaruro, kuko wo bavuga ko bazajya bishyurwa amafaranga y'u Rwanda 200 ku kilo. Uyu kandi anavuga ko yagiye mu mahugurwa nk'uwari ahagarariye itsinda akajyanwa mu turere twinshi, ari nako yayisinyiraga amafaranga ariko birangira ntayabonye. Wabyumvise mana yanjye? Ariko abaturage b'u Rwanda twaragowe kabisa. Gasharebucya avuga ko bategetswe guhinga igihingwa bizeza iterambere. Kimwe n'abandi baturage baganiriye n'umunyamakuru bose bavuga ko iyo bajyaga gusurwa n'abayobozi bakuru bavuye i Kigali bategekwa kuvuga ko bamaze gutezwa imbere n'iki gihingwa kandi ko bishyurwa amafaranga y'u Rwanda 200 ku kilo. Ariko se ubundi mwa baturage ko ari mwe yayo mwege mubivugira iki? Niba koko mubona ko hari abategetsi baturutse i Kigali bababwiye bati mubivuga. Ariko rero abategetsi baturutse i Kigali nabo si ukuvuga ko batababizi. FPR igira amaneko kandi irakurikira neza, ahubwo bashobora kuba hari wasanga ari nk'umunyamahanga uba wajemo cyangwa se itangazamakuru kugira ngo abaturage kugira ngo nyine isi yose imenye ngo abaturage bateye imbere. None umuturage akajya kwishinja icyaha, niho kwishinja icyaha niho kujya ari kwitaganyura ngo nishe umuntu kandi ntayo wishe. Abaturage bashinja uwitwa Nyirangwabije ari nawe nyir'uruganda rutunganya Germanium kuba ari we wabashishikarije guhinga iki gihingwa, ndetse bagahatirwa n'abayobozi bashinzwe ubuhinzi bababwira ko bagomba kubikora babyemera. Bavuga ko kubera uburyo abayobozi bose batinyuye uyu rwiyemezamirimo nabo babuze uwo baregera cyangwa ngo abashe kumva ikibazo cyabo, no kuba bakomeje kugira ubukene n'inzara mu gihe mbere batigeze bagira ikibazo cy'ubukene nk'icyo barimo ubu ngubu. Ngo bababazwa no kuba ikibazo cyabo bakibwira ubuyobozi bw'akarere ariko kugikemura bukabirengagiza. Umunyamakuru yashatse kumva icyo Nyirangwabije ushyirwa mu majwi n'abaturage abivugaho kuri iki kibazo. Agera ku ruganda ntiyabasha kumubona, ndetse no ku murongo wa telefone igendanwa ntiyigeze yitaba. Ntabwo yapfa kwitaba umunyamakuru. Ubutumwa bugufi yoherejwe ku wa 17 Gicurasi 2022 nabwo ntarabusubiza. Byabaye ngombwa ko umunyamakuru yegera akarere ka Gakenke ngo yumve niba kazi iki kibazo. Umuyobozi wako Nizeyimana Jean Marie Vianney avuga ko batari bakizi. Imyaka 7 umuyobozi w'akarere atazi ikibazo. Ngaho mumbwire, ese ubundi FPR irahari cyangwa ntayihari? Mujye mumbwira, irahari, ubuyobozi burahari cyangwa ntabo hari? Gufata ikintu ariko abantu burya bakirensa icyo bita ubuyobozi. Ibi bibazo uziko kera ibintu bishobora kuzahinduka ugasanga abantu bagiye mu manza ku bwinshi. Ushobora kuba ufite umaze uri mu karere, akarere kakaba katazi ikibazo cy'abaturage bahingaga mu gishanga kingana kura bakora mouvement de va-et-vient bagemurira ahantu henshi mu gihugu, bakaba bari mu bukene bwashyizwemo n'umuntu runaka. Urumva ku karere ubundi muri concentre kuki mutari concentre ku bibazo by'abaturage bafite? Mwicaye muri kureba iki? Icyo kintu tujye tukiyitidiyaho turebe koko abayobozi b'u Rwanda barahari cyangwa ntabahari. Twagombye kwica icyo kintu tukakimenya, bazicare bagisobanurira abaturage, babwira abaturage ibibazo bafite. Cyangwa uretse ko twega turanavuga tuti mutiriwe nanasobanura abaturage ibibazo bihari kuko turabibona ibibazo mufite, mwakagombye kwicara mukavuga muti karatunaniye rwose ku neza, mukavuga muti baturage dore ibyanyu murebe ababishoboye, twe karatunaniye. Kuko ntabwo ubuzumwe ubwo yavuze iki? Ni bimwe Damien ni Pierre Damien ni noza nanjye nindera Pierre Damien yari minisitiri w'intebe kera. Ahubwo ni bimwe ngire nari kuvuga ati ntabwo azi ngo abaturage ngo bakubitwa kubera amabuye y'agaciro, ngo ntabwo azi ngo abaturage bakubitirwa mu mabuye y'agaciro.
ntabwo yabonye umuturage wabambwe n'abashinwa ku Kibuye mu Rutsiro. Minisitiri w'Intebe utamenya ibyo bintu, Minisitiri w'Intebe utamenya ihohoterwa rikorerwa abaturage, meya utamenya uburyo abaturage bari kwicishwa inzara, bahingijwe igihingwa imyaka 7 bakaba badasarura. Uwo saba kiri gukoraho ikimeye. Ikintu tugomba kukibazaho, none se muri gutekereza iki kindi? Hari urundi rugamba muriho ubundi umuyobozi niba yiswe umuyobozi ajyaho kubera abaturage, ntabwo agiyeho kureba gutya gukanura cyangwa se kumva ngo ahabwe raporo ngo z'umuturage ngo wavuze nabi FPR gusa, cyangwa utatanze umusanzu w'umutekano, utatanze umusanzu wa FPR, utatanze iki ngo nizo raporo uba ukeneye kugira ngo iki. Icyo ngicyo hari n'izo raporo. Ubundi ugatanga raporo ngo imibereho myiza y'abaturage ni sava, ariko abaturage nga barivugira, sibyo? Byabaye ngombwa ko umunyamabanga yegera akarere ka Gakenke ngo yumve niba kazi iki kibazo. Umuyobozi wako Nizeyimana Jean Marie Vianney avuga ko batari bakizi, ngo ntacyo bari bazi. Ku kijyanye no guterwa ubwoba, asaba abaturage kugana inzego zikabafasha. Ntabwo yagombye kwirirwa asaba abaturage, ahubwo yagombye kwihuta agakorana inama n'abo baturage mu buryo bwihuta, atavuze ngo abaturage ngo mugane izo nzego, ahubwo mwebwe se mutegereza ko abaturage bagana, mwebwe mwagannye abaturage mukabasanga aho bari, mukanakoreshereza inama mw'icyo gishanga ako kanya. Ndetse n'uwo muntu wabambuye wahombeje iyo myaka yose bagakwiriye kumubarira ayo mafaranga yose akayishyura abo baturage. Meya Nizeyimana yagize ati, ariko niba hari ikindi kibazo cy'abantu babateye ubwoba, inzego zirahari, tubafashe nubwo banyura mu nzego zose zimeze gute, ariko icyo twumva nuko abaturage bakwiye kuba bafashwa kandi uburenganzira busesuye bw'umuturage bugomba kubahirizwa. Nta muturage n'umwe wigeze aduha iki kibazo. Ubusa nibyo koko. Igihingwa cya germanium gikorwamo imibavu, kigakorwamo umushongi wacyo, niwo wagombaga gutunganyirizwa muri uru ruganda mbere yo koherezwa mu mahanga. Kugeza ubu abaturage bavuga ko cyabahombeye bagisabwa kugihinga. Gutunganywa bikoherezwa mu mahanga. Ikintu bari kwikorera ubu ngubu ibijya mu mahanga gusa, bibagiwe ikibazo ni gute. Ubu ngubu kera warahingaga ugasagurira isoko, none ubu ngubu urahingira isoko. Kandi n'ikibazo ntunahingira isoko ryo mu Rwanda, urahingira isoko ryo mu mahanga. Urajya mu isoko turabibona, ukabura imiteja baratotora bajyana mu mahanga, imbuto barajyana mu mahanga. Kandi mwibuke ko twari dufite na karanse y'imbuto, none duhari no kutujyana mu mahanga. Twajyaga Burundi kuzana y'imbuto, none Burundi burafunze. Tanzania hehe tugakenera yuko tuhabona imyembe yaho, iki byaho byose bikaza no mu Rwanda. Ariko puro mu mase bimeze bite? Nuzko tubonye mu Rwanda umenya n'ibirayi n'ibiki byose hariho, kuko tutabibona ku masoko bihenda. Ikibazo dufite ikibazo cy'ibiryo mu gihugu, n'ibihari ngo ugiye kubijyana mu mahanga. Ngaho mbwira, ubwo surumva u Rwanda turimo ari u Rwanda bizagenda bita amaherezo yabyo? Tujye natwe twibaza, tunatekereza icyo kintu. Noneho rero mwende kundorere mugane wa Karasira Aimable. Ubwo rero kugeza ubu abaturage bavuga ko cyabahombeye. Hano rero turabona foto ya meya ugira gute, ariko ni iki ngiki cyagaragaraga hano k'uyu muntu. Nicyo twari turi kuvuga ahangaha, dusa hari naho dushorejeho, ariko tukavuga tuti ibintu byose ubazajira abayobozi uzumve n'imikino iyo baba ari muzariyo habaye inama n'abayobozi bakuru. Uramubaza, wabaza umuyobozi ngo nzabikora ryari, ntabe yaguha precision, ntabe ya president umunsi n'uyu tuzabikora rwose, twaribeshye, byagenze gutya nyakubahwa, byagenze gutya. Ariko se ni bya bibazo dufite, bya bindi bavuga ngo none change par equipe kiganye, bo bahora ngo muri equipe yabo ngo iganya cyangwa se itsinda ngo ntushobora kuyihindura. Ni iriya equipe ya FPR nyine ihora hita gitsihindurwa, kubera ko gahunda yawo ni ya yindi, ni gahunda bahoraho imeze gutya, gupyinagaza abaturage. Mwabonye Rusizi aho haraho nabonye Rusizi, ni Rusizi naho abaturage
ni imyaka ingahera, niba ari 2013 bavuze, tuzagarukaho ku iyo nkuru. Bavuga bati 2013 baraje badukorera barexpropriate ubutaka bwacu, hazaca umuhanda, kandi itegeko rivuga ko mu butungo umuntu ntavogerwa n'iki, batwemerera ingurane yabo batwemye ingurane, kandi baracyana twishyuza ubutaka bungana nubwo twishyuraga mbere ku musoro w'ubutaka, baracyatwishyuza umusoro w'ubutaka ungana gute? Ungana nuko twishyuraga mbere bataracishamo umuhanda. Bacishamo umuhanda ntibaduha icyangombwa cy'ubutaka bibi, kugeza nubwo bari kuvuga ati bari baduhaye n'icyangombwa cy'ubutaka gishya kugira ngo batwishyuze ubutaka bwanagiye umuhanda, batigeze banatwishyura. Abaturage baruzi kuki mutabishyura ubutaka bwabo. Kose tujye twumvikana kandi turebesha ukuri. Abanyarwanda dukeneye iki? Dukeneye kwibohoza. Dukeneye kwibohoza rwose. Hari igihe abantu bakenera kuvuga, burya ngo muri make cyangwa ikinyoma gikenera kuvuga cyonyine, kikagumya kugira gute, kikagumya kwishyira imbere, kikagumya kugira gute, kikagumya kwibambarika imbere ngo turakomeye, tumeze neza, tugize gute. Ariko muri rusange ikintu tukwiriye kumenya nk'abanyarwanda, ntabwo tugombye kwishyira imbere mu bikorwa bigirira nabi abaturage gusa. Ariko burya ngo akabaye icwende ntikoga, niyo koze bigenda gute, kandi ngo icyaburiye mu isiza ntikibonekera mu isakara. Reka rero twiganire ku musozo, bakunze b'urubuga rwacu kuri Ganza, mbabwira n'ikiganiro nakagaruka. Ni Mwizerwa Silva, Perezida PS Imbera kuri Kigali mu Rwanda, muganira rwose. Turabakunda, dukomeze dusenge, dusengeranirana, kandi ariko dusenga. Imana nayo iravuga iti ufite iki ngo mpereho? Tera intambwe imwe, 10 zindi, 99 nzazitera ngusanga. Twukwitira ngo tugire ubwoba, ngo tudapfa, ngo tutagira gute, ngo tudahungabanywa, ngo tudahohoterwa, kubera ko twavuze abanyarwanda rwose tukwiriye gukemura iki kibazo mu maguru mashya. Kandi n'abantu muri FPR mugifite wa mutima ukumva ko umunyarwanda yaho neza, mukwiriye kurwanya iki kinyoma, mukwiriye kurwanya iterabwoba, mukwiriye kurwanya ibikorwa bihohotera abaturage mu nzira nziza zose zishoboka, kugira ngo tubashe gushyitsa umunyarwanda ahantu heza kandi yifuza. Bakunzi rero, tuganiye ku musozo rero, ariko dufatanye kandi mbabwire ngo totari bitinde bitebuke, ukuri kugomba gutsinda, kandi tugomba gutsinda byanze bikunze. Imana rero ibidufashemo.